Nego igweje zicyayi cyose igweje n'umuntu usirimutse umuntu uri hai ibyo bisatsi ntabwo mbishaka ubu ibi ni ibisatsi by'umuntu w'umusozi si mu bintu bigutwaye aka kanyagwa nako karyoshye kubi ariko mwari mubizi mwabyutse murya ibijumba kagage muranywa umva Yohana yaranyishe ihangigera yindi ngo ni Kalisa nayo reba yisukije nk'abagore ese muri urugo mwabaye uburenganzira Fasta mwara kuranye bw'ibi Fasta mwara Kalisa wamuretse soje kuwamuretse mwese mu mishano kuzana kazo kombe kukamira ngewe nkamira Kadirwe ngewe nkamira amashunushunu ngewe Weto nikira Karame Yohani we Niko waramutse ko mwaryamiriye bite byanyu baba we narinaniwe wumva ukuntu bimeze muba mugomba kuzinduka mu gitondo mugatunganya mukagira ibyo mutunganya hano mu rugo mukagira n'ibyo mukora hakiri kare ese wowe umuntu ubugira ngo azinduke oya ugomba kuzinduka no kuryama akaruhuka hari umugani baca ngo ubibye ibitotsi asarura ingone anje kabe nicariye oya ngaho icara ntacyo nkubwira A dream from the village is being a great person. Kalisa zadiri ibyo bishyimbo biri ku nkono I have dreamed to go to the city of Kigali. I raised here but I'm going to leave the town. Shiro byari byashize bimufasha zana gate mfashe nawe Shaza ukuntu nanga ibiryo bitagira ibishyimbo ekada ibyo jugunya ni ibihe byo njugunya nabijugunya ukuntu mbikunda wese ubundi ibyo bisatsi byawe wazagiye kubyogosha none se no mu isafuriya nta kintu kirimo bya bijumba byashize yewe mbyutse njya kureba mu isafuriya nabirimo n'ibindi mbonye babihaye ingurube ariko ngira ngo ahari muri na ba nyirangunda pe none se ubwo ngubwo koko abantu babyuka bashonje none se ubwo ndajya mu murima nta kantu mfashe niko none se ubwo basi dukora iki ngaho jya kunsheshereza twadusaka unsihishira akagage basi ubusungu ku cyuma bari gukora we ubwo baraza uragenda urebe ntacyo none se ubu ngiye mu murima nta kintu mfashe kandi urabizi ngiye gututira ariko nawe ukunda ikigage ntago nagushigishiriza agakoma se agakoma se hari umugabo wanyweye igikoma koko nibagiye ko ari wo musore dufite ubundi igikoma kinyobwa namwe n'abandi bagore nkamwe nuse n'umugabo yanywa igikoma narebe ndaje njye kubishesha kandi ugire vuba uje no gushaka uraza ukishigishiriza oya urabikora noneho rero ubwo ugende unzanire utuvuzo n'umusemburo hara kwa Kamari ndabyikorera sibyo sawa cyangwa se oya ndatuma Daforoze nimba ataragenda Daforoze arahari Daforoze okay wendi butume wowe ujye ku isoko unkorera ibyo ukura nanyorohereje nibaza ko ndi bugirira ipfa kwa Kamari no gushesha bo sawa rero ngaho jya mu turimo twawe nanjye kandi okay sawa hajya ngo ujye gututira ngiye gututira ibi bo unzanire n'isuka mu nzu aho ngaho okay sawa ugeze ayizanye
the city of Kigali. irakomeye ariko ayindi hari iyaranje nawe nyine yifite amafaranga yikore neza sawa Dream to become a badass, bad rich, and make my family feel proud of Simon, me. kumbona inkweto zanjye zishaje kandi ukaba uri kuvuga ngo turenda gutembera nzagenda nambaye iki? yewe nkugurira inkweto niyo misatsi ufite Simon, nicyo umura? ubanza ujya gukuraho iyo misatsi y'inkweto ndayabura. Simon, uyu musatsi ugutwaye iki? Oya uzabanza ukure iyo misatsi nako si n'imisatsi ndabona ari imigozi niba ari imigwegwe niba ari y'ibirere si Rwose ubure nisi ubu nigenge nyine ubibonanye. reka Ntabwo ujya ujya mu muhanda ngo ubone abantu babifite ku mutwe. ubwo se ko mbona uri kuba umusore mu minsi mike ntumura n'umukobwa mu ngana azagutekereza he? Mama nawe rwose nise mama ko ibingibi nibyo bigezweho by'abanyamugi none se ibingibi kari byo bigezweho ndabikuraho na wundi musore ndabona umeze nkawe nubwo urabona n'abahanzi barimo kubishyiraho ukuntu biriya bintu biba ari byiza nose wowe uri umuhanzi nanjye niho ndi kugana kuko biriya bintu nasanze ari byiza ibyo bisatsi ntabwo mbishaka ubu ibi ni ibisatsi by'umuntu w'umusore si mu bintu bigutwaye uri kubona ndinda kuba icyamamare ejo bundi uzajya kumva nanjye nasimbuye ba Deben na ba Bruce Melody nose bo babaye abasitari bampusizeho ibyo ahubwo bo banagiraga ibirenze ibingi wasangaga baripfumuje usanga bafite basize amahina ibyo ntabwo mbishaka niba ushaka y'inkweto ugenda ukureho ibyo bisatsi ese mama nzakora iki ugomba kubikuraho nise nimbikuraho n'abafana nashakaga nkabashiba abafana babamwe ibyo biziriko wiboshye mu mutwe none se nzamenyekana gute ntabyo mfite urya kutiga biragatsindwa noneho ndumva ameze neza pe shaba byihoreye ngewe mwana sinzi turiya tuntu nariye biriya bijumba bya mu gitondo we ndabona byakuguye neza ariko ugomba gukuraho ibyo bintu niko mvuze ugiye kunsaba inkweto ibyo bintu ntabibona ku mutwe wawe ntawe uburenganya abantu ese ubwo urimo kumbuza uburenganzira bwanjye simbukubuza mukuru wawe ko atabyizirika ese mukuru wanjye rega ubusitari we nagakunda kumenyekana bino birahanga we turabireba ubundi we arashaka kwiberaho nyine sinzi ubundi ukuntu nabivuga ajya mukuru wanjye ibyo byihore ntabwo tujya duhuza ni muhuza kubera uburara bwawe umusore yishyiraho ibyo bintu ufire kandi nawe ubyiciriwe wowe nyuma y'uyu mwaka undi uzaza umva ibingibi kubikora n'ivuga undi nta kintu mbaye ntabwo ubwiye ngo ntabwo nshaka ibyo biziriko mu mutwe wawe aha rwose burimo kuvugira umuntu usugurate ntawe burimo kurenganya ahubwo ndi kumva burimo kumamagara genda witabe ibirara bigenda oya ntabwo ari ibirara n'umuntu dufitanye gahunda ararumbije ababyaye barabyaye kuguye neza mwana ngiye ndumva kagiye nta biryo bitangwa neza mbabarira kizima ari ukuri yari yaratwibiye mu mibare cyangwa za baratwica none ahubwo munshakira utuntu tw'uturavumba ibirizi ruguririya ko inzoka ndabona ziramera ndumva narayibonye nza kuza kugucira ngaho se waba umuriye tubuse wowe ndumva tutazongera gusangira ndi guhaguruka buri kanya njya kuri tuwarete yego mana no ku musarani hari ano n'umenya ndi buwuzuze yego baba ngo mu ntabari ko ndumva umerewe nabi ndapfuye ndaza kurebera ariko ririya ndumva bihari hari n'indi miti nimba ari imicucu nigeze kwirangirwa na wa mukecuru ya bicucu se nayo ngo irafasha nabyo bijya bivura sha irafasha byataye cyakoze reka nkubwire nanjye ejo bundi nari imeze nabi mwaramutse yego mwebwe muriyicariye n'ibishyimbo biri mu murima ubu se mama niyaza agasanga tutarabikura mu murima ayiwe ibi rero nibyo nanga mubyutse mwiyicariye mwabyutse igihe cyagashoboka rero Mariya nimereye nabi rwose nagenda neza ariko ubu ngubu tugiye gusarura kweri
ntaho ndi bujye rwose. ariko mwari mubizi mwabyutse murya ibijumba kagage muranywa umva Yohana yaranyishe nako nari nibagiwe nagakatsi kubera ko yari kumwe nawe njye kumusheshereza ya masaka akora kagage muzi inzara nabyukanye ahubwo nari nibagiwe yanambwiye ngo Dafroze uranyura kwa Kamari umuzanire umusemburo Domitira nawe urajya gutashya Uze zangwe zose nanjye ngiye kujya gushesha amasaka ejo muba wose nazanye koko burashize dozashize Yohana naza zirara zasa ariko gusa Yohana agiye gututira agiye kugira none se Domitira araba ari hano akora iki najye gutashya ntawe ugende kuzana uwo musemburo ngo nyine turasubira nguzanira ya miravumba n'imimbo yibuke umba bari uriyibuke n'uyibuke urangurira kana ari uyimuzane Ko wicajwe wabyageze ute Sikuma nicara ngaho kubangamiye iki ese buri ihene ziri hariya zitariye uri mu iki si byihene ngiye birangiye ako se none impinda zikora y'umwuka byara akundi wafata izo izina ko mbona nazo zumidi aho kugira ngo mu ishyamba uravuga Karisiti ntabwo yaje kumbaga zihanga aba yagiye kuragira inka agaruka aragira n'ihene ese kutaribwiye Karisa ukaba ari giye uri kuza ubibwira ngiye ako Karisa ubanganje nyine ni we narimbwiye kubera iki utari kujya kuragira zira hene nibyo ndi kukubwira ntabwo najya kugiza ajya kwiragira buri munsi abanze ako mu gitondo telefoni nimugoroba telefoni ubundi ujya wakoze icyanga mu rugo se kurya wese nurya ariko ibyo mvuyemo ntago bizi ariko wewe mu rugo wice guhera mu gitondo kugera n'amasaha genda ubwire na Karisa no ese Karisa we ntiyajya kuziragira ahantu hari Karisa arahari Karisiti nawe arahari Karisiti we yagiye kuragira inka aragaruka twari n'ihene ubundi kucya bajyanye inka najyane n'ihene urumva yabishobora akareka rwose reka cyo bwira Karisa nawe ajye kuragira ibintu byo guhora ajya kureka kamubwiye we byiringiro ibya biraza kwigwaho Rigwaho ko biregwa y'ibiki oya biraza kwigwaho n'isundi umumeri ku cyabatari tabimbwe suko abayambonye niyambonye ko rari mari tubi ntabwo mbishaka namwe mujyayo bana bazabarabure sha kareka jewe nindire mu gishango ni jewe karaka ntabwo nzaya nivuruguta ihene hari n'imwe irimo yanjye ubundi ngo bizo hene mahoro dukuraho nkadushyira ku ruhande mama umeze ute uri gutora ibishyimbo asi mama ibintu mbona muri urugo ni ibiki ubona ese ngandebera nka byiringiro yicara kuri guhera mu gitondo ari kuri telefone yanze kuragiye ihene irangigera yindi ngo ni Karisa nayo reba yisukije nk'abagore ese muri urugo mwabaye uburenganzira Karisa yamureke yarananiye kari dore umunsi umwe dore mbona bagiye kujya bambara n'amajipo do ntabwo ingi reka yarananiye ngashaka kubaza abasitari ngo nka Debeni karaka Debeni wise Debeni reka mubwire ahubwo ashobora kuba nkwa n'itari nta kuntu biriya bintu bimeze kuriya by'abagore ntabwo bishoboka reka wagiye umuhana kari wowe ahubwo basubire ku nkoni nta kindi nese ubwo bambwira ngo
Karisiti azajya kuragira ihene, aragira inka, byose akazi kose azagakora wenyine mu rugo. Being a great person, my family is doing wrong, but I don't care. I have dreamed to go to the city of Kigali. I raised here, but I'm going to leave the town. This is my life in the village. I dream to become a badass, bad rich, and make my family feel proud of me. I got fucking bad dream to be the city boy. Kabindi is my town. Kabindi is my home. Kabindi is where I enjoyed my childhood. Kabindi. barumuna wawe ko bananiye. Oya nugusubira ku nkoni mama, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Kana wanjye dore ni wowe mfite muzima, ntuzigire nka Kalisa. Wajya bariya ntabwo nabijya mu Kalisa reba ngiyewe ikintu, ariko mama ngiye reka mubwire. Ntabwo byiringiro ngo basubire ku nkoni ijoro, ntabwo ibintu byashoboka. Ikunene zabaye. Sinjya namana mubona abyuka igitondo akagaruka ijoro. Ya biriya bintu ahubwo zira telefone umuntu abanza zibambure. Ya ntabwo byashoboka, reka reka. Nawe ariko bimeze. Bamaze kwigarika, bamaze kwiyemera. None nsigaye muhamagara akandebera ku rutugu. Garumva amaze gukura. Kalisa we ngo Kalisa ejo bundi we yashatse ngo tunarwana. Navuze ku misatsi yaranyishe. Yawe ni mukarwana. Oya burara ntabwo bukenewe mu rugo. Ni wowe mukuru ugomba kubashyira ku murongo. Nge barananiye ngo ndi umugore. Nguru umugore ngo ntabwo bakumva. Ntabwo banyumva barananiye. Urugo rero rugiye kuba urugo rugiye kumera mu rw'abasirikare. Buri gitondo pompage. Ntabwo bizashoboka. Ubwo se wabasha kumugushinze rero cyo bamfasha. Cyane uriya Kalisa wikizeho ibisa. Niwe mu gitondo cya kare. Buri gitondo hano dufite robine y'amazi. Bagiye kujya bajya mu Gasamagwe kuzana amazi. Ibinkorera yenda byamfasha. Urufunguzo urubi. Niko bimeze. Nta muntu zira telefone ndabanza nzibambure. Ntibishoboka. Sinamwe ibishyimbo birashyagiye. Birashyaho. Ndara n'imvura igiye kugwa, sinzi ko biri bucyo gutya pe. Ubwo genda unyanuriye twa duti two gutana nze mbishyiremo. Ubu sinkiri imbata y'ubwoba, umwami ashyize mu mababa. Wari muri kiganza. We makuru. We. Se bite byawe uziko? Bimeze bite se mani? Shabi rero ndumva nanaryama. Ahubwo se Domiti wagiye kuzana amazi ko nayo dufite. Yumvira none. Usikari bwo nyiva gutashya. Urajyana amabido abiri, noneho Yohani aragusanga ku gishanga gutwaza ibidemu. Oya rwose ntabwo nabye. Ubu urumva nahita njya akaka. Ndabizi urananiwe ariko nakundi. Ubu ni se waho wari wagiye uvuye. Wabyiri. Byiringiro. Ondano ubwiye. Ngogotese. Ni fresh tu. Uri umutukize. Ndi hariya. Imbere hano hanze ariho nicaye kwirebera aga TikTok to. Wari ndumva zarabaye nuzi. Sha Faustin nyine ne wari uri konsapuriza hano hanze. Nubizi njewe sha. Hajya bavanga kotsi kawe n'umunyezi. Aho kotsi akoriyemo. Ntabwo mbyibuka nyine nyubuza. Agahuru kahuye n'umunyezi. Ahubwo utabona nse ukajya byanshimishije.
ese bigenze tema nta izi boro ziteye 10 n'ibirenga umumeri narangiza atangira bizane ngo nimbikureho amani nawe urabisetse yes we kumva nyine gufatanyije na mega ariko se tete ubugeje kuri mwana ubundi ibyo bintu bishyiragaho ubibona ku mateleviziyo umvaga yuko ahanga guze umvaga ko mera azabifata gute ntakwa rwose ndinanirwa no kuri kwema ihangane ndabyumva urananiwe ahubwo se ureba byahandi twahinze ibigori nasanze barabyonesheje ubwo si bya byana byo kwa Mwarabu byacishijemo za hene zabo ariko ngize icyo mfatira ntabwo byumva mana bigenda byonesha wahita wabona amahane ngira ariko reka ngiye mu kanya sibyo basi iminota 2 yonyine mbanze nduhuke okay nta kibazo kanjye kuba mungira bira bishyimbo biri hariya mbone kujya no gushesha nta kibazo nanjye yakanze cyane nayo mari wihute ariko ayiwe Marengo nyongisha inama ntaziri kumvisha inama ushaka kubikuraho se oya najya nkubwire nyine uko nyine umwenda byibuze umumeri cyo mubwira ati rekura mujama nari birabigezweho none wowe aha shari byo kuvuga ngo bigezweho ahubwo mfatanyije na meri ubugenzi yakubita ari ku mutwe wanjye iri ngiri kibazo afite n'iki nyine ni cy'ukuntu abavuga ukuntu bari bukubone umwana wahangaha yitangiye kwikora ibiki n'ibiki ibintu n'iby'ibirara asebyiri ibi bitwaye kine se washe ibintu batazareba ibi ngibi rega nimba nta kintu bitwaye nawe ntago bakabe bari kukubwira guriya ese icyambere kitse nimba ari umumero ntago yabikururaga se ntago yabikururaga ibiki ibisatsi ahubwo yaragiye kubita mingi ndamubwira ati hafi ibingi bigeze Faustin wiwe we agize iki yarari kunukagura gusa nagiye ngo kwayi ngo kuragira ngo bira bihene nabyo nimbye bipfuye mana yanjye kuri Noheli ko bajya baduha kanoza agahene kamwe tukakarya ngo bipfemwa none sibwo ugiye kujya biragira rero kareka nizo nyama uri kumva nabafite imisatsi nkajya kwiruka inyuma izira hene wo none usko nayo nibagiwe di usko ku cyumweru badusomeye muri Bibiliya muri Yohana kangahe muri Yohana di uyu murongo nayo yavuze ko nzawusomera Yohana nabonye bihuye n'ibintu akora bya Bibiliya byose n'ibintu byanjye gusa uyu murongo naza ndawumusomera kanigira kuvoma n'ubundi koze mani ndinde mu kabande n'abari abantu benshi pe kubera ko iriya kometana ryabo A dream from the village is being a great person. My family is doing wrong, but I don't care. I have dreamed to go to the city of Kigali. I raised here, but I'm going to leave the town. This is my life in the village. I dream to become a badass, bad rich, and make my family feel proud of me. I got fucking bad dream to be the city boy. Kabindi is my town. Kabindi is my home. Kabindi is where I enjoyed my childhood. ntabwo ngiye kuzitwa sehene sha wapi wakize ibisatsi nari namwishyuye nese uzamuriye ntabwo ngiye kuzitwa sehene na karekare kuziguri umanuka hajya kwa nuza kwa Rufonsi zimanuka nyine ukuntu kamere waretse tugateranya tukazana umukozi akarageza hene ko kwa niyo twamuteye icumi yafa aho mu cyarumani bayafa bazanye umukozi wa mbere Karesti so umukozi saza bakavuga ngo none se bazajye aragira twamuganira numva muri gusakuza nimwe muyemba umukozi
tumuhemba ariko twaganiraga. none hano ninde uzajya ubikora ubwo wowe iyo ubona hano urugo rurimo umukozi ngo umuntu najye kuragira kandi hari uharaje umukozi umuntu yazaragira hari umukozi akaragira Twashaka n'undi. ntabwo ibyo bishoboka niba ugajya mushaka kwicisha undi mwana akazi Mwese umuhemba y'iki nimba tumwicisha bakubwiye sibyo ibintu muri kwitwaramo ntabwo ari byiza icya mbere reba nk'iyo misatsi yawe kiriwe ntabwo ari byiza ejo bazaba bagufunze ikibazo cy'imisatsi cyo ejo bazaba bagufunze wendebera nkawe sibyo oya dukomeze ku cy'imisatsi dukomeze ku cy'imisatsi n'ibindi usetse dukomeze ku cy'imisatsi ahubwo ubu polisi iracyakora ahubwo udutuntu ubwo kamba ubwo mu bwe baranjyana badushyishiza uzisi ikora atari neza watubiraga gusubirwa si kuri mukunera ubwo oya ndashaka kumenya nzaba ndeba kwa marume nibazi uherejo wigura isabune wigura amavuta ibintu byose maze ngo iyo misatsi igiye none ugiye kugicika ayakura heza none si imisatsi iyi misatsi se ni irayabyara mbwiye ko ngo ari umusitari Karisa shyira hano mane shyira hano ubundi iyi misatsi uranshyigikiye n'ibintu misatsi ni y'abasitari misatsi Diamond si y'abafite wajya umumbwira tuba turi kumureba hariya muri televiziyo aca bimenya se Diamond ni y'abafite icyamamare ahantu hose ni icyamamare ku isi hose icyamamare muri uru rugo ngo Diamond ni ni nka Diamond nzagumanganze nzawujyaho n'imirirwa mu mahembe reba ariko kuruta turi mwana uko umure ku musitsi mana oya uza amafaranga arimo ahangaha mana uza amafaranga aramwishe amafaranga yaranjye mana amafaranga agiye yaranjye amafaranga yaranjye Yesu we aramwishe Karisa aramwishe we aramwishe uri garafera ariko Karisa wamuretse ibyo mubwira urabyo Cabelo